muri kagurishwa ari kubera no igikondo Maison Gilles rero ndagira ngo tugura basuye mwiro neza mwiriho neza mwatwibwira amazina yanyu mukoreye company mukorera he nitwa Nkunziza Olivier nkaba ndi gufasha Maison Gilles ikorera Kicukiro muri nivo hano hafi ya Bralirwa tukaba dukora inkweto ndagira ngo tubwire noneho muri Maison Gilles ndabona mukora inkweto koko ni made in Rwanda kugeza akanya wenda kuri made in Rwanda yanyu cyangwa se ibyo mukora hari abantu bakibaza kubikorerwa no mu Rwanda bakumva ko atari bya bintu bikomeye byaje bikunda kugaruka inshuro nyinshi cyane ariko by'umwihariko ugasanga hari bamwe bari gukomeza kubikoresha no kubyambara barashishikaza abanyarwanda by'umwihariko kujya babikoresha mwebwe bihagaze gute ese ubwitabire bw'abaza bagana bagaze gute ibyo mukora umwihariko n'ubuye ibyo dukora nuko cyambere turabyikorera guhera kuri zero kugeza ruturangije urukweto ukaba ari inkweto zose zikoze mu mpu zigiye zitandukanye harimo n'izi wacu z'uruhu rw'inka par exemple tugenda tugakora kugira ngo rubashe kujya ku nkweto ariko nkuru nguru undi umwihariko rero nuko dukora inkweto y'umuntu tumupima ikirenge cye ikaza ifite forme y'ikirenge cye bigatuma mu minsi izaza urukweto rudahinduka kuko ruba rwafunze rugende ku kirenge cye ni ukuvuga ngo ntabwo ari inkweto nimero imwe nk'uko ari 42 iba ari imwe ku bantu bose itandukana bitewe n'umuntu ugiye kuyambara kugira ngo izarambe ndagira ngo tubwire rero ndagira ngo tubwire kugeza aka kanya umwihariko uvuze kubikorerwa hano mu Rwanda ku mpu z'inka ariko kugeza aka kanya haracyari imbogamizi zo kuvuga ngo impu zose zijya mu bihugu by'abaturanyi cyane cyane nka Kenya kuba ariho zikorerwa mwebwe muzitunganyiriza no mu Rwanda zitunganyirizwa mu bindi bihugu gifashe biti marerezima kugeza uyu munota ntabwo mu gihugu twagira inganda zibasha kuduha impu zijyanye n'inkweto by'ukuri burya impu zigenda zikorwa bitewe n'ikintu zigiye gukora hari impu zigenewe intebe hari impu zigenewe imikandara hari impu zigenewe inkweto mu Rwanda ntabwo twagira inganda zibasha kuduha izo mpu akaba ibyo bituma tuzishaka hanze akaba ari nabyo bitanga imbogamizi turi guhura nazo z'uko zihenze iyo birangiye ugasanga kamera nubwo zikorewe mu Rwanda make premier tubivanye hanze ugasanga bikiri ikibazo ariko ndi mwihamariko nuko abatekinisiye ba designer b'inkweto zacu nitwe tuzidesigninga ni ukuvuga ngo ni inkweto ziba zidasa n'ahandi nta handi wazisanga kuko nitwe tuzishushanyiriza ni ukuvuga ngo izi forme zose mubona hano nitwe tuba twarazishushanyirije ni urukweto udashobora kongera kubona ahandi hantu hanyuma kugeza aka kanya muri guteganya isoko ryanyu ku kihe kigero ese ni hano mu Rwanda gusa cyangwa ni ku rugero mpuzamahanga icyifuzo ni ukugera no hanze kugira ngo made in Rwanda na karite yacu imenyekane no hanze kugira ngo n'abandi banyafurika nabo aho kugira ngo bagure ibinyamahanga by'i Burayi cyangwa muri Amerika bagure iby'iwacu mu Rwanda ariko turabigenza gake gake kubera iyo mbogamizi tukiri guhura nayo y'impu tutari twabasha kubona neza mu gihugu wenda kugeza akanya twageza ku musozo w'ikiganiro cyacu ushaka kuvuga uti abanyarwanda se babasanga he ikizere mu bahaye umwimerere w'inkweto zanyu n'ubuhe ariko nanone unatubwira by'umwihariko wenda ukavuga uti nka PSF iramutse igize uburyo igira ubugororangingo kuri kintu imurikagurishwa mpuzamahanga rishobora kwimprovinga cyangwa se bikagira impinduka mu rwego rw'ubwitabire ariko unashishikaza wenda n'abanyarwanda kuba babitabira kugira ngo bazasure stand yayo murakoze nibyo kuri icyo kintu umereye wenda ku bufasha bwa za PSF n'iki nuko koko badufasha kujya baduha amakuru cyangwa se n'ubundi bufasha ukuntu twagera kuri ayo masoko y'ama expo abera haba hano hafi muri Afurika mu bihugu bidukikije kuko ikigaragara cyo nuko abaturanyi bari kuzikunda nyine bagatangarwa n'ukuntu turi kugerageza gukora ikintu gifatika icyo kintu babasha kugidufashamo uburyo tugaragara hanze kugira ngo n'abo hanze batumenye ko urumva nibwo tugitangira ntabwo twagira ubushobozi butuma tubasha kubyikorera ngo twifate tugende tujye nko mu Misiri cyangwa tujye muri aya ma expo icya kabiri ni uko badufasha mu bintu bya marketing gusensibiliza abantu yuko made in Rwanda nubwo bimwe na bimwe benshi bavuga ati biracyahenze ariko karite yabyo irivuga
babidufashijemo mu buryo bene wacu abanyarwanda nabo baza bakajya babigerageza. Cya kabiri mwari mumbajijeho undi mwihariko nuko inkweto tukoze ni ukuvuga ngo turazikurikirana iyo umaze kwigura, iyo ugize ikibazo urayizana tukongera tukayigira uko yari imeze. Niba hari akantu umaze kuyambara, burya hari ikintu wambara inkweto nk'amasaha 24 ukaza kumva akabazo nyuma y'amasaha runaka, icyo gihe rero urayigarura tukayikorera mu buryo tunganye n'ikirenge cyawe, nta kindi kintu tubasabye. Donc turazikurikirana ari maison jire nyine ikurikiranye. Hanyuma kugeza akanya wenda umuntu akeneye inkweto zanyu arazibonye ari mu bikagurishwa, arabasanga hehe, bihagaze gute? Ese hari amasoko cyangwa se amashopu nabo mufite agiye atandukanye abacuruza ibicuruzwa byanyu izi nkweto? Yego, kugeza ubu mudusanga ku Kicukiro muri Niboye, hano hafi ya Bralirwa na Ziniya. Urabona ko ntabwo ari kure cyane, ni hagati, ni hafi y'isoko abantu baza guhaha. Urumva ko ntabwo wabura ukuntu unyarukira muri atelier yacu ngo urebe, akaba ari naho tugurishiriza izo nkweto. Mu by'ukuri kubera tubanza gupima umuntu, ni kuri komande uzaza tukagupima, ariko haba n'izindi modeli ushobora kuzikagura icyo gihe. Niho dukorera, ni kuri Ziniya. Hanyuma noneho icyo ushishikariza abanyarwanda by'umwihariko mu rwego rwo kwitabira iri murikagurishwa mpuzamahanga ni iki? By'umwihariko icyo ushishikariza abanyarwanda badukurikiye hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu rwego rwo kwitabira iri murikagurishwa riri kubera hano i Gikondo ni iki? Nibagera hano bashaka izi nkweto barabasanga hehe, bihagaze gute, baze bashakana? Ubwo ni ukuvuga ngo turi mu marembo urebye no kwa Sinapol, kwa Gerard Sinapol, muri tente ya Made in Rwanda, kuko ukuntu bayubatse bashyizeho igice cya Made in Rwanda n'igice cya International. Ubwo rero twe tubarizwa muri Made in Rwanda imbere yo kwa Sinapol. Ubwo muje, nitwa Olivier, nabakira kandi ntabwo twananirana. Reka tubashimire cyane. Yego, murakoze namwe. Sawa sawa, mugeze neza.